Ako wamenye amakuru. Ayahe. Papa cyangwa ni umucengezi mu bana. Gute. Ubuse rubize ko papa cyangwa afite umwana. Umwana nyamwana. Papa cyangwa afite umwana man. Ese ko muterekana umwana cyangwa. Umwana kabebe. Yego ko papa cyangwa afite umwana. Reka se. Nese wabonye yarashizemo kubera iki? Yabaye papa. None se kamubaza. Umufiki. Papa cyangwa. Ikintu mufata hanini we na papa cyangwa ni iki? Ubundi reka tubyerure imbere ya kamera n'ubundi ibintu byaragumye mu mutima w'umuntu wapi kabisa. Papa cyangwa urimbwa kabisa. Papa cyangwa umaze umuntu udatinye kukuvugira imbere ya kamera gutya karivi jereka nkurabure mwana. Ibintu barakoze ntabwo ari byo mwana. Nawe urabizi mu mutima wawe kabisa. Ese ubu ngubu ko mu mwaga mugira biriya bintu by'amashyari n'ibiki muri kumva mufite imiziki murika kurusha yacu mwana. Usitara kuri hit uri mwita wumva urenze. ngo baje umuhungu w'abandi nyamara bayi ibintu yankoreye mani ntago bivugwa nta nubwo nabivugira imbere ya kamera nawe arabizi. Papa cyangwa nangaga imbwa zinanutse ariko ubu nanjye nanutse ariko Papa cyangwa rimwe mwigeze kumva ari gutuka hishi nawe ariko mubwiti wese mana uti warampemukiye none nawe ko mbaba afite abantu yahemukiye. Papa cyangwa njye ntabwo yamemukiye ahubwo yaramemukiye byahatari yaneye igikomere mu mutwe kitazavamo kabisa. Papa cyangwa naza asaba imbabazi. Papa cyangwa naza asaba imbabazi kuko Papa cyangwa njye namwirukanye no mu Gatsata. Ntabwo yari yagituye. Papa cyangwa ubu ngubu ari nagarutse mu Gatsata. Yahita b'igicumbi. Zo trap tukiri kuri zo trap sinakubwiye ko ari mfana. Zo trap nawe ndashaka umusaba imbabazi. Ze wahuri hose kabisa ndagusaba imbabazi. Papa umukoze iki? Papa w'Imana n'abantu. Zo trap twagiye mu gitaramo. Zo trap ntari birye kabisa. Ari aka free zone. Ari gutaha n'amaniga y'ikabisa. Amarinete yabuze akunda n'igihe yajyanye. Umuntu wamungana impfana. Niba umukorera izo zo trap nje n'inkweto nazimukuramo. Ari ibintu kizanga kabisa. Kuko abari kugaragaza ubutesi mu barara. Ubona gifite ubutesi. Ndamwemera ariko ntari. Bruce Melody The Ben. Kare. Utazambaza barabakiga. Kare. Kubera iki se kandi? Utazanshwanisha n'abantu nashaka no gushwanira ubwo. Guhitamo birakuririye cyangwa muri bose nta n'ubwo ukunda. Shanjewe. Wapi kabisa ngo tumusimbuke. Abo wapi? Abo wapi nta n'indirimbo zabo. Impamvu Papa cyangwa na Ruki batandukanye. Njye navuga ko bwaba ari n'ubujiji bwa Papa cyangwa. Kuko ntabwo wabona umuntu reba umuntu bita Ruki. Kino muhitinzi. N'umuhitinzi wa danje. Kabita n'amafaranga. Buriya rero imbwiga buriya ikabyibuha. Gatangira gushisha. Papa cyangwa uhora mu tuninja mu musabire biteye agahinda gusinda bimuha uruhinja na madamu wari ukiri kwiga ese n'ubu muracyari kwita muvuge nema atarajya kwiga nimu byangage nzanarihiga ndivuge kuko nge ndanagupinga urakabwa mbirengeje impinga nubwo wananze ko mbara imiringa nacyo bivuze nyuko gihinga ese umumariye iki kuri guhimba umwana muteye agahinda ndibuka wigukirwaye amavunja igihogwe zagatsa. Reka nongere kubifuriza kugubwa neza mwese mukurikiye The Trends 250. Ushobora kudukurikiye kuri YouTube channel yacu ariyo The Trends 250 cyangwa se kuri page yacu ya Instagram ariyo nayo The Trends 250. Nje uri kumva nduru rw'igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga
binahana batatu yabutamunyita ka Enzo. Uyu munsi ndi kumwe n'umusani kuri drip za danger ku ngofe. Izo rinete zawe zita bisi inkweto bazita bucukure. Ase kuki abasani bose baba barise staff zabo bazira. Izi ntabwo ari rinete, izi ni inkweto mwana. Izi ni inkweto kabisa. For real? For sure. Ntabwo ingofero. N'ingofero bayita rutuku kabisa. Niyo ntabwo cyangwa nayo ntabwo ari ingofero. Iyo ni ingofero bayita rutuku, ni ishumi yanjye byatanga. Ugashyiraho drip y'inkweto, ngo ni inkweto yitwa ayo ni amarinete. Mbona bikoreye gusana. Amarinete ari hasi, inkweto ziri hejuru. Biragoranye. Reka utangire unyibwira akapana mu mazina. Ndashaka utangira unyibwira nk'umusani nyine. Okay. Rwa Ruhanzi yavukanye irende mu gukunda ko yakuranye ubwenge. Yakuze rikabaye isenga, huye n'iniga zimwongoza fege. Asomye hashinuka dread, azinaga aho zimwongoza benge. Arazirya hinduka umuhwere, dore yasinze muze mu murebe. Arakora ngazurira indege, shete mu kibuga amaze gucenge. Inzara apfumuye imyenge kubera life angana nk'umukwenge. Mu bahungu aratambara surenge, vanaho amabyi wiyogoshe penke. Mfite vasi za OGS fake, ndarya rukumaye serviette. Ndirya negeka horinete, nkunda guseka nubwo nafusete. Nigihaga mu gihe kayote, kigize danje kigwa mu bukote. Ngo mwitwa Rwagihanzi. Rwa Ruhanzi for real. Ni Rwa Ruhanzi, ni Rwagihanzi. Ni Rwa Ruhanzi kabisa w'Rwa Gasabo. Nise Rwa Ruhanzi ryavuye. Rwa Ruhanzi. Urebye ni inzira ndende kabisa kugira ngo umenye ahantu amazina yose uravuga uti ni Rwa Ruhanzi. Iryo zina rirakomeye. Shana hari umuntu uri kuritekereza muri industry nyarwanda, kuko abantu muri industry nyarwanda nta muntu ufite umutwe nk'uwo mfite kabisa. Ndatekereza kabisa. Katere kuri ako kantu. Ni n'uyu muraperi mu Rwanda ufata nk'ibihe byose. Mu bihe byose. Umuraperi uvuga uti cyaze, yaba mu bariho, yaba mu bapfuye, yaba like niyo baba katuvuga abo mu Rwanda, umuraperi uvuga uti n'ibihe byose kabisa. Bano baraperi bose ko barenze. Bano baraperi bari uvuga uti cyaze uyiwe ni ibisazi, uyiwe vibe ye noneho n'umwicanyi. Nuko abanyarwanda batemera. Ariko Zeo Trap ni umuhanzi. CEO. Zeo Trap kabisa. Zeo Trap umwemerera iki? Zeo Trap ikintu umwemerera, Zeo Trap agendana n'ibigezweho bro. Zeo Trap kabisa no afite tara kabisa. Kankubaze utubazo, ubundi nyakunda kutubaza abantu ikiganiro kigiye kurangira, none wengeye kukikubaza kigitangira. Like ngiye kujya mvuga abantu babiri. Uhitemo umwe. Ari bikabisa. Sibyo? CEO cyangwa Ish. Zeo Trap kabisa. Muri saga ya Ish na Noza wari uri inyuma yandi na Zeo. Eka njye kabisa nari ndi hagati, nari imeze nk'umucamanza kabisa. Nari ndi hagati yabo. Wariyumviraga gusa ari ubwe wari ushyigikiye. Ko bari kuducurangira se. Ntabwo tutari kumva. Ese ukeka ko industry nyarwanda itari ikeneye ibintu nka biriya saga nka ziriya, like abaraperi n'abaraperi gusa, byaba n'abahanzi nyine bakajya bakozanyaho bakatwihera show? Ubona biriya bintu bitari bikenewe? Urabona nka kera tukiri abana, hari ukuntu warwaniraga n'umwana, ubundi twavuga ko nk'umwana aje kurya iwanyu, wabona bigiye gushiruka mu kubita ikiyiko. Abana nibo bapfa ubusa mwana. Bareke gupfa ubusa, dukore muzika, twese turi abahanzi, kandi umuhanzi wese uzi ko ari umuhanzi yiha icyizere. Reka ko biriya Libe yakoze ikabihagarika
ari byari byo bari bakwiye kubihagarika. ahubwo njye nari ndi mu ruhande rwa RIB kabisa. We ntabwo urabifinga umuntu. Umuntu se njye ntabwo twabyita ko ari ukubifinga cyangwa bishirira mu ngumi. yewe njye nta muntu twari twabifinga usibye kariya akabwa ni uko nanze kukazana mu kiganiro ariko ndagafite mfite akabwa hariya kanjye kamaze kugira amezi 2 bakita ka papa cyangwe. Nuko natakazanye mu kiganiro ariko imbwa bita papa cyangwe. Mfite imbwa bita papa cyangwe buriya nkunda imbwa bya hatari ariko kayita papa cyangwe. Ni ka papa cyangwe ni n'icyamamare simumuzi. Ubwo ni papa cyangwe wimwe. Ngenda yifite hariya mu rugo kabisa nasize. Yitwa papa cyangwe. Nasize bari kuyoza. Cyangwa ni cyangwe wimwe. Ubwo rero ubuzima hari icyo utatubwiye. Ubuzima hari icyo utatubwiye. Imbwa yitwa papa cyangwe. Mbara yifite kabisa banana yizanye kabisa. Cyangwa ni papa cyangwe wimwe. Mfite imbwa bita papa cyangwe. Papa cyangwe uri wahura papa cyangwe w'umuhanzi utari imbwa. Atari imbwa. Cyangwa zose papa cyangwe cyangwe. Ka papa cyangwe. Cyangwa zose ni cyangwa zose ni papa cyangwe twarahuye. Papa cyangwe ni umuntu twahoranaga kabisa na n'ubu papa cyangwe ni umuntu duhorana. Biza kura yibugute. Papa cyangwe ni ishumi yanjye bya hatari kuko namuguze afite ukwezi kumwe. Bikomeje kugorana. Papa cyangwe waramuguze. Namuguze afite ukwezi kumwe kabisa. Tukajya kubona twaravuye kwa Rocky kumve baramuguze. Naramuguze Rocky rega nandeza abo ufite mwana. None se biza kurangira abayimugote. Biza kurangira abayimugote. Njye namuguze ari imbwa ariko. Njye namuguze ari imbwa n'ubundi. Papa cyangwe wamuguze ari imbwa. Njye mu ndimbwa bya hatari. Wumve ngo njyewe ngubu ninakira narabaye ingagari hatari. Njye mu rugo hagomba kuba harimo imbwa ebyiri. Papa cyangwe ndabizi ndamuzanira umugore kabisa. Mama cyangwe uzamuzanira mama cyangwe. Papa cyangwe arakwica nagajya. Papa cyangwe kuri Mike agajya heza. Papa cyangwe arabizi kabisa. Papa cyangwe umuntu wese umuvuze aramusubiza nagajya kina. Papa cyangwe ubwo ntabwo bufite. Oya imbwa iteye ibiramo. Papa cyangwe aracyafite ibibazo. Nose imbwa uzarebe niko umukeye kwiruka. Iravuga turi ahubwo n'imbwa kundusha. Iragutapana ahubwo ikawukuramo amaguru. Akinzi imutse ugahagarara. Iravuga turi kigingi se. Imbwa ya papa cyangwa imbwa yakomekeye ugahagarara. Aka kantu nzagakata nkamwoherereza. Kwame nawe arabizi kabisa. Ubu se ubundi se ari kubireba. Bari kubireba kabisa bari mu rugo yoze. Nirihe jambo hari indirimbo ya mpano iherutse gusohoka irimo na papa cyangwe. Gusa abantu benshi bakajya bavuga uti ngo papa cyangwe ngira ndirimbo yarayishe. Urayizi iyo ndirimbo? Yindi. Papa cyangwe nakubwira ati ni ishumi yanjye mwana ni gute sinatamenye indirimbo yasohoye. Papa cyangwe. Papa cyangwe andaririmba ngo watandukanye n'abanywa marikeri. Shit. Imiziki itabarika tuyivane mu Rwanda. Ese ubwo nabwo ufite? Ubwoba se? Reka njye navutse umutima wanjye ukomeye nk'urutare rwabugiriye buriyemo. Buriya papa cyangwa ko muzi mu bantu bagira umunwa. Umunwa se? Umuntu iyo ujyanye kwa muganga barawudoda. Papa cyangwa mfite nimero ze. Papa cyangwa. Ibyo rero ntabwo namuhamagara ukabimumbwira. Papa cyangwa se? Ntabwo navugana nawe. Tuzavugana namuzanye mu kiganiro njye nzamuzana. None se kamubaza umupiki papa cyangwe ikintu mupfa hanini we na papa cyangwe ni iki?
ubundi reka tubyerure imbere ya kamera n'ubundi ibintu biba byaragumye mu mutima w'umuntu wapi kabisa. Papa cyangwa urimbwa kabisa. Papa umaze umuntu udatinye kukuvugira imbere ya kamera gutya karivi ngereka nkurabure mwana. Ibintu barakoze ntabwo ari byo mwana, nawe urabizi mu mutima wawe kabisa. Ese ubu ngubu ko muba mugira biriya bintu by'amashyari n'ibiki, muri kumva mufite imiziki murika kurusha iyacu mwana. Gusitara kuri hiti uri mwita wumva urenze. Baje umuhungu w'abandi nyamara ibintu yankoreye mani ntabwo bivugwa, nta nubwo nabivugira imbere ya kamera nawe arabizi. Papa cyangwa nangaga imbwa zinanutse ariko ubungubu nubwo nanjye nanutse ariko Papa cyangwa rimwe nigeze kumva ari gutuka ishi nawe, ariko mubwira uti we Semana uti warampemukiye. None nawe ko mbaba afite abantu yahemukiye. Papa cyangwa njye ntabwo yamemukiye, ahubwo yari amemukiye bya hatari yaneye igikomere mu mutwe kitazavamo kabisa. Papa cyangwa naza asaba imbabazi. Papa cyangwa naza asaba imbabazi kuko Papa cyangwa njye namwirukanye no mu Gatsata. Ntabwo yari yagituye. Papa cyangwa ubu ngubu ari nagarutse mu Gatsata yahita b'igicumbi. Nzi Papa cyangwa abantu bose ko numva bamwirukanye, kwa Roki baramwirukanye, mu Gatsata naho muramwirukanye. Ariko wamenye amakuru? Ayahe? Papa cyangwa ni umucengezi mu bana. Gute? Ubuse wari ubizi ko Papa cyangwa afite umwana? Umwana nyamwana? Papa cyangwa afite umwana mana, ese ko muterekana umwana cyangwa? Umwana kabebe. Yego ko Papa cyangwa afite umwana. Reka se. Nese wabonye yarashizemo kubera iki? Yabaye papa. Papa cyangwa kandi yaravugaga aracyabi iwabo. Aracyabi iwabo? Yashobokana na mama we se? Papa cyangwa? Akareka. Papa cyangwa buri afite umwana? Papa cyangwa afite umwana kabisa mu buryo bw'ibanga. Aramufite. Papa cyangwa n'uwa mama cyangwa se basi? Papa cyangwa mani nta nubwo nakeka ko afite umwana umwe. No ni bese. Kuko njye Papa cyangwa nahoraga iwabo. Amafaranga ye yose aho kujya yaguriye nyina igitenge, wa nyina simuhaze se hano uzazemo kujyana niba wifuza kuhareba. Urebe umuntu bita Papa cyangwa amafaranga wenda akorera situmuzi se. Urebe wenda ikintu yabyazamo ni ugucemba utudata byonyine. Papa cyangwa ashobora no kujya mu kabari, urumva? Papa cyangwa ashobora kujya mu kabari ari kumwe n'umukobwa, akanywa Primus Knowless, umukobwa akarya inkoko agakonsoma nk'ibintu by'ibihumbi nka 60 maho, agatangira kugoza, akanamutegera moto, agatangira kujya hamagara abajama cyangwa urimbwa pe mani. Gira ufashe na Mary wawe mani, se Mary wawe ntabwo uzahari mwana. Papa cyangwa bamushyize hanze, bamushyize hanze Papa cyangwa. N'ibindi nzakomeza mbibabwira. Update zose kuri cyangwa twabonye aho tuzajya tuzikora. Yego ko nzajya mbibabwira kabisa. Ngiye muri industry nyarwanda nta muntu mfasheho kabisa, nta giti gifite ishami mfashe. Ngiye mbaraburiza ukuri. Utekereza ko gutandukana kwa Papa cyangwa na Roki byatewe n'iki? Impamvu Papa cyangwa na Roki batandukanye, njye navuga ko bwaba ari n'ubujiji bwa Papa cyangwa. Kuko ntabwo wabona umuntu, reba umuntu bita Roki. Roki ni umuhitinzi. Ni umuhitinzi wa danje. Afite n'amafaranga. Buriya rero imbwiga buriya ikabyibuha, gatangira gushisha. Utajya no kwihamagara ukabona iri kuzunguza umutwe, ukabona ntabwo ishaka kuza kandi ari wowe yigahurira. Mwana umurengo
Ujyana n'inzara. Papa cyangwa yagukoze iki muhungu wacu? Eh, Papa cyangwa atari arabizi, ibanga. Yagukoze iki? byose Yakurakaje. Ko yakubabaje. yarambabaje mwana. Papa cyangwa yagukoze iki mwana? Ni ibanga kabisa papa cyangwa sinagushyira hanze aka kanya haracyari igihe ndacyafite byinshi byo kukuvuga. Papa cyangwa aracyafite ibibazo. Ahubwo niba ngombwa uzaza unyisurire kabisa mukure mu kupite nk'ikigome cya danje cyo gutuza biwaniremo wenda. Cyagashaka yaraguhemukiye. Ako zo trap tukiri kuri zo trap sinakubwiye ko ari mpana. Zo trap nawe ndashaka umusaba imbabazi. Ze wahuri hose kabisa ndagusaba imbabazi. Apo mukoze iki? Apo w'Imana n'abantu. Zo trap twagiye mu gitaramo, zo trap ntari bije kabisa. Ari ka free zone. Ari gutaha n'amaniga ye kabisa. Amarinete yabuze akunda n'igihe wayajyanye. Amarinete yakundaga n'igihe yamukuyemo kabisa. Zo trap amarinete yawe uze bayagusubize ndakurangira hatoye. Amarinete ndayamusubiza. Ndakuragira zo trap rwose w'Imana n'abantu. Nayagurishije 2 ku ipeti byo mu Ngagari. Trap se ko narinzi ko umufana. Zo trap Ubwo niba umuntu ufana umukorera ibyo bintu ubwo rero papa waguhemukiye muhuye. Ngaye baze umuntu wamungana impfana. Niba umukorera izo Zo trap nje n'inkweto nazimukura. Ari ibintu kizanga kabisa. Kuko abari kugaragaza ubutesi mu barara. Ubona gifite ubutesi. Ndamwemera ariko ntari. Cyaze trap ubona ari icyana cyateze. Zo trap afite ubutesi n'umwana. Yamaze gabanya amafaranga. Yarayabonye. Umuntu yabonye amafaranga z'umuteto kuyituza. Kuyituza sha. Akahita azana umuteto mu bana biririwe. Ariko nje niyo nabona amadolari kabisa yandi njyamira nkayabyukira. Nje ntabwo nzateta. Ubutesi twabusize mu bwana. Nje kera nyiri umwana bitewe n'uburyo nakuze nje ndi umurara. Nje nakuze naba mu rugo. Nje nize nibana muri ghetto mwana. Urumva? Ari ukuntu namaraga nk'iminsi 3 inzara yanyishe. Yanyishe byanze byasaze. Njyamye nka saa 6 z'ijoro nkaba ndose kwanza ni igikire cyata. Kiri mu rufiriti runyama. Uruceri. Yitangiye gukuramo nk'urunyama rwa danje ngiye kurutamira. Nahita nkanguka mana bweta bisakira bitse. Shumi. Ako kantu niba ari n'ikintu kiryana. Nako kantu karimo. None ibyara byatese bikaza bikuzanaho umuteto. Sha ino Kigali ntabwo ari guteteramo bro. Ino Kigali irimo ibyuma bishinze ukandagira nabi kiraguca mu maguru ndakure. Zo trap se. Trap ariko nta amafaranga menshi yari yabona ku buryo yatangira kuzana umuteto. Zo trap tunamuveho kabisa zo trap peace. Kankubaza akantu. Bibaye ngombwa ko ari umusanyi mukora n'indirimbo cyangwa se wakakorabo ukomeye. Umunuza apana baraperi mu Rwanda kandi apana baraperi abanyina baririmba indirimbo zisanzwe ba Juno bandi akaba ufitemo bakaguhitishamo umuntu umwe wakora n'indirimbo nawe mu Rwanda wayikorana nande atari umuraperi nayikorana na Kenikayi se none bandi baririmbye Imana y'imihanda kabisa. Imana y'imihanda asigaye yibera Uganda yaratese. Yagiye Uganda kwishakira ibice. Ashaka gusa Imana izabimufashemo. Uriya mupeti nawe nyine
njye nkunda abapeti baba baranyuze muri ziriya struggle kuko niho babona n'ibiceri bakamenya uburyo babimanaginga kabisa, bakamenya uburyo batabizanamo imiteto. ni ka ipisi nawe mu Bugande komeza ubice kabisa. Yago kera yajyaga akunda gufasha abaraperi. Ubona ari iki u Rwanda rwahombye mu gihe Yago yigiriye Uganda? Na Yago wakoze ibyiza yajyanywe n'ibiza, ndashonje ndabona butira, izo biti kariva ibyo wambwiye nawe bazabikubwira, papa cyangwa uhora mu tuninja mu musabire biteye agahinda, gusinda bimuha uruhinja na madamu wari ukiri kwiga, ese n'ubu muracyari kwita muvuge nema atarajya kwiga, nimubyangange nzanarihiga ndivuge kuko nge ndanagupinga, urakabwa mbirengeje impinga nubwo wananze ko mbara imiringa, nacyo bivuze nyoko gihinga, ese umumariye iki kuri guhimba, umwana muteye agahinda ndibuka wigukirwaye amavunja, igihogwe zagatsa. Ariko cyangwa yarakubanye isereri mu mutwe. Tuve kuri hamwe cyane udasaye nane n'umwaka mwiza. Muri izi zahita gutera ubwako. Yago waryo warumbwiye iki Yago ubona ari iki u Rwanda rwahombye cyane cyane muzika nyarwanda yahombye mu gihe yigiriye muri Uganda? Ako mana umuntu wa challenge Yago. Abantu mwamwitiriye nabi kandi yarabafashije. Ba Brian yarabazanye batwereka abandi amwe muri Excel zerikira muri X nara murabo ibaze bana ariko abafashe mwana bamwirukane mu gihugu. Yago garuka ngenda kuzana nje Yago ndamuzana uramubuhungiro Yago nje kuganira na Ribu n'ibiki Yago nje garuke kabisa. Yago yari afite Yago babanje kumwibira cano abantu barabira kanuti ntago bayibye. Abanyarwanda bagira ishyari bagira urwango. Ese ubona ari iki kibitera cyane amafaranga yabuze? Oya ntago ari iki. Ubundi ugira umutima mubi bitewe naho wakuriye, ugira ishyari bitewe naho wakuriye. Niba warakuriye mu rugo nyine rw'abanyamutima mubi, uragira umutima mubi n'inshuti zawe zanduza umutima mubi. Nta kuntu utawugira. Umuntu wakugiriye neza ukamugira umutima mubi. Erega abantu bibagirwa vuba. Uzi ko kugira ngo nizere umuntu nakizera irambwa yanjye iri hariya mu rugo. Ubwo yawe bita papa cyane ariko bararaje kabisa nababwira izina. Ubwo ninzana n'ikigore cyayo nzababwira izina nayo ubwo izaza yitwa baba cyane. Azi kuvuga papa cyane bikaburya mu mutwe. Cyangwa hari igihe bazamwica atazi ikimwisha. Ariko si ubu wowe urebye kabisa papa cyangwa ubona ari umuhanzi ubona nyine nawe ukavuga ati papa cyangwa umushyize mu bahanzi. Nta papa cyangwa ni umuhanzi. Kubera iki se kandi? Kubera iki? Batandukanye n'abo muri ke. Ibyo ni we wa mbere numvisha bivuga. Papa cyangwa ntabwo ari umuhanzi. Ntasubire kwiga aracyafite amasomo. Mane byinshi byo kwiga. Twe dufite ikintu bita ikaramu. Ikaramu ihura ku musego n'ikayi. Hari umuntu uvukana atara yo kwandika. Hari umuntu uvukana atara yo kuririmba. Papa cyangwa we tarayavukanye niyo gucemba ngo n'amarikeri n'ibiki ngo n'udufiyeri. Ese uramutse mubonye nk'umuntu wenda ukuzamura like nakuriye Rocky yazamuye papa cyane byagereye wumva ko byagereye mu gatandukana bitewe n'inzira ushaka kujyamo? Reka yarakuzamura papa cyane. Ntabwo ndi papa cyane. Ndi umuntu nzamuye kabisa twakomezanya kuko njyewe ndi wa muntu utihenura kabisa. Ntabwo nihenura, ntabwo ndi papa cyane. Krisizo ujya ubona yihenura kuri giti. Abantu bihenura mani ni nka ba papa cyane. Ko bikaze ashobora kuba yarakubabaje umuhungu wanjye.
kurika birakaze bya hatari mwana. agashobora kuba yaragukorogoshoye kurya aho mwahurira hose yabyicuza. papa cyangwe rero umwana kunyunyuza amaraso banze wumva inshingano zo kuba papa bizarangira babimenye. Ndetse ubu nibwo babimenye ko cyangwa afite umwana. gira umwerekane bamenye niba ari inzobe cyangwa ari igikara. Si umuntu abyara umwana akamuhisha kandi umwana ari umugisha kubyonyine zandaya ze ntabwo ufata se zitamucikaho. yigize Baritazari wa Kejeri. papa cyangwa arenze Baritazari. Papa cyangwa agiye yifata video agiye yifata video zarenga 400. baba we mbega cyangwa ufite n'umugongo shumi. kamubaza akantu. hari ibintu abaraperi akenshi bakunze kuvuga ngo ukuntu mu Rwanda injyana ya rap batayiha faveri cyane, batayishyira imbere like nk'izindi nk'abandi baririmba ibisanzwe ngo igakomeza isigwa inyuma nko ku maradiyo ntikinwe ku ma TV. ibyo bintu urabyemera cyangwa ubona ahubwo ari abaraperi babigendamo gake? Ibyo bintu ndabyemera cyane ahubwo njye nahita mbivivura 10/10. nawe wemera ko rap bayisiga inyuma? Rap bayisiga inyuma ati kubera iki? njye hari igihe nifata nkajya kumva wenda nka radiyo nkavuga ati reka nze wenda barakubitaho nk'akaririmbo ko kurapa mbe niyumvira nkumva nkasinzira. ntabura gusinzira nta rapu n'imwe kabisa. Bruce the Fast yaravuze ngo abahanzi bo mu Rwanda ni abanebwe. Bruce the Fast iryo jambo yararivuze. Ni ukuri. Usibye ko nawe yishyizemo yaravuze ati nanjye ndi umunebwe. Ni umunebwe ku giti cye ariko n'abandi bose ni abanebwe. ubwo ni umunebwe ku giti cye kabisa. uri umunebwe ku giti cyawe mani ntukabivangemo abandi. ntabwo byemera ko abahanzi b'abanyarwanda ari abanebwe. ntabwo turi abanebwe nako ntabwo ndi umunebwe kuko sinzi n'abandi niba basanga abandi ari abanebwe. yatanze ariko ingero zumvikana nk'umuhanzi like nka Burna Boy. urumva ni umuhanzi ukomeye ufite indirimbo za danje ariko usanga nko mu mwaka umwe asohoyemo nka album 2 kandi album ziba zifite nk'indirimbo nka 12. urumva ku mwaka asohora nk'indirimbo nka 24. mu Rwanda se hari undi muntu uzibikora? ese ubu ngubu ufata ipera sibyo ukarigereranya ibiro na watermelon. tuvuge ko abanyarwanda abahanzi b'abanyarwanda ari amapera abandi bakaba ama watermelon. urwego twe turi tujye tumenya urwego turiho. ntabwo turi ku rwego nk'urw'abanayica bro. mu Rwanda kujya tugere ku rwego rw'abanayica ni uko haravamo ikintu bita ruswa. urumva hakavamo ikintu bita nk'inuza no kwikunda kabisa. turabura iki rero abahanzi b'abanyarwanda? turabura iki like ubu wumva ko abanyarwanda bakora batari nk'abahariya? turakora ariko imbogamizi ziva mu banyamakuru n'abapromoters. rero gupromotinga ni akazi. ni akazi ariko ugasanga nk'umunyamakuru kujya guha interview ko hari igihe umukire yifata akazamura umuntu ejo yaba akigera hejuru byatangiye kuboneka byabicara agahita amubwira iti reka amubwira ati nimba imifungo tutagabana gutya wapi. ari umukire umubwira cyangwa umuhanzi? ari umuhanzi. hanze se yamaze kumenyekana ugiraga hari ikintu aba kivugana ari umukire. aho ngaho rero ku mukire ikintu namubwira buriya umuhanzi ugiye kumufasha cyane kenshi ubu haba ari nawe y'imanaginga. niyo ibiceri bije kenshi se wowe ubifata ushobora no kugumana cyane. hari abantu baba batakirira ibiceri kuri cana. buriya biriya biceri byo kuri cana avuga uti reka hano nta kirimo. ko nyine aba yarashoye mu murima utera.
Reba nk'aba papa cyane. Papa cyangwa arazamuye arazamuka nyuma y'iminsi ibiri aravuga ati reka aka ni agatwiko katinjiza. Rocky ntabwo yahombye ahubwo ushobora gusanga Rocky yarungutse. Uzi ko indirimbo za Cyangwe zose yazisibye? Yarazisibye. Indirimbo ze ziri kuri racano yose zose yarazisibye. Rocky niduhura nzamuha chance. Uzi ko Rocky ntabwo ajya akina. Rocky ntabwo ziriya views nta kintu zari kuba. Rocky ari mu bantu bafite channel zirenze mu Rwanda. Urumva ku buryo ziriya ndirimbo ubu ngubu se asigaye asohora ikiganiro mu munsi umwe kikaba kirebwe n'abantu 200,000. Ubu urumva yaba agikeneye views za papa cyane. Oya Rocky ni umugabo. Akantu yakoze kabisa n'akabagabo. Papa cyangwa njyewe n'ifoto twari dufitanye na yisibye kera. Agisohora ngo atandukanye n'abanywa marikeri. Ni wayisosiba. Nahise nsiba wa mungane ya bya biririmbo bye ngo si. Niwe wabimbwiye nsiba ari. Ese wemera uterumva like umuziki nyarwanda. Urumva abantu bose bagiye reka tuvuge bagiye babafasha. Urumva ntayo gitizamo ntaki aba promoters babahute. Abo banyamakuru babahute. Umunyamakuru se sibyo? Umunyamakuru n'ubundi ntago wabeshejwe no kuzamura umuhanzi. Kuko umwuga wo bonyine abakora. None ikibazo cy'iyi minsi abantu bose basigaye nta na karitsiye ugiyemo ngo uburemo umuhanzi. Gahibaza abantu bose muhuriye mu kibuga kimwe. Ahubwo njye ndi kubona n'akazi ka leta kano kari guhabwa abantu bize. Mu byejo bundi n'umuntu utarize azajya yicara mu abapeti bose bari gukuruna bayabaye umuhanzi. Ko niyo waba umuhanzi bana Imana atari yawe ntago bari yawe. Ntago bari. Yanga ko ejo bundi uriya mukobwa wamwitagukira. Uwuhe? Umukobwa ngo niba ari Besibiriti. Sibiriti zero no. Besikiriti. Kesitirike. Uramuzi? Uzi ko umuntu ari kumukubaza? Cyozo nyecike. Hari utozo njya mbaza abantu ibibazo bibiri. Abantu babiri ugahitamo. Ubwo ngo uhita utungubita natari namuvuga. Reka nkubaza. Reka mbagire batatu. Aya reka mbagire babiri. Dilak Messi uramuzi. Hari na Tricky Girl. Abo babiri. Hitamo. Dilak ni umuhanzi mwana. Dilak ntago ari ibintu yishakamo. Dilak ni umuhanzi. Ni indirimbo iki? Indirimbo nshya ahubwo bagende bayire bahita D yabaye iki kabisa. D yabaye iki? Muri One Mic Studio bari kudukorera ibishitani. Nawe ni uko kandi nanuza ntihakorera na Tricky ariko nubwo ari akorera byose ngerekare. Na Tricky wapi? Tricky ntago zinyinjiramo. Kamubaza abandi ba. Riderman Bulldog. Igisumizi n'umutafu gang. Shabantu guhitamo ntago ibigwi bigenda. Riderman na Bulldog. Umbwiye ibirura gusa. Ni ibirura. Ibirura gusa kabisa. Legend bakiriho. Akubura no mu birura haba harimo ikiyobozi. Icyo rero nicyo nshaka kumenya. Njyanye kure kabisa. Bariya bahungu uko barenze. Ako Buda wenda kwemera. Ntabwo siga inyuma umuhungu wanjye ni Buda kabisa. Abaraperi benshi babikundira Bulldog. Ndandira kitaje niwe yambwiye. Uzi impamvu Bulldog se mani tumufana? Bulldog mwana ni umwanditsi kabisa. Ararenze mu kwandika. Kamubaza abandi bantu. Bruce Melody The Ben. Kare. Utazambaza bariya bakiga. Kare. Kubera iki se kandi? Utazanshwanisha n'abantu nashaka no gushwanira. Guhitamo birakuririye cyangwa muri bose nta n'ubwo ukunda? Shanti yewe
wapi kabisa abo ngabo tumusimbuka. Abo wapi? Abo wapi nta n'indirimbo zabo. Ishi Bush, Ish Kevin, Bushido. Sungu abahungu banje ubu ndafata ndendekedera. Ish Kevin, Bushido. Umuntu bita boy. Bose kari abakozi. Tamu Trapish music cyangwa Kenya trap. Ubundi reka tubivuge gutya. Kenya trap umwana. Bushido, Bush gang. Bushido kabisa Kubera iki Bush? Bushido. Bushido njye mu ndijwi rye mwana. None yagira ibivayibu byadanje. Biri hejuru. Byadanje. Kera gikubita stage muri arena ndibukaza yambaye nk'umuromani. Yambaye ikanzu y'abaromani. N'ikigofero n'inkota n'ibiki. Yagize ngo yari yambaye n'igikarisi. Yari yambaye ikintu kimeze nk'igikanzu. By'abaromani n'inkweto z'abaromani nk'umwami w'abaromani nyine. Erega bushari dodo bazimereye nabi. Dodo sijyaho zipfa kumwerana. Kamubaza abandi bantu. Ken Keshat, Logan Joe. Muri abo ngaho nkubwije ukuri. Ziragiye ngo mubeshye rwose. Nta n'umwe rwose. Kubera iki se kandi? Kubera iki? Njye ntabwo nkunda injyana zimeze kuri. Ntabwo zifana? Ntabwo nakubeshye. Ariko nyine n'abahungu bararenze. Nuko niyumva mu ziranjyana. Nohe mukobwa ubona mu Rwanda arenze? Umukobwa ubona ari umuhanzi biri for real uvuga uti uyu nguyu rwose akwiye no guserukira igihugu. Sinkubwiye umuraperi uhitemo yaba ari umuraperi yaba ari umuririmbyi usanzwe uwo ari we wese ntarimo. Aho ngaho tujya ku baririmbyi. Umuntu bita Rene Sano ari gukora. Rene Sano ni umuhanzi. Rene Sano agira ijwi ryiza, sayizi nziza. Rene Sano aseka neza. Rene Sano yambara neza. Rene Sano ni mwiza. Rene Sano ni byose. Ariko njyewe nkakunda kibuno cya Maya. Kubuza abakobwa bari. Uramitiramo umwe. Hari Rene Sano. Hari Marina Deborah. Yes. Hari Bwiza. Hakaba na Ariel Ways. Hitamo. Ngiye guhitamo. Nakuze nkunda Ariel Ways. Ariko kuva yakundana na Manyinya. Ese mukwamo. Ubu umukobwa ngiye nkunda Marina. Marina ngiye ndabizi ko tuzanahura tukayambirana nk'iminota 5. Ngiye Marina ndamukunda kuva kera kabisa. Marina Deborah. Marina Deborah. Uriteguye guhura nawe? Ibintu Marina nabirebera ukuri. Azihurire n'umufana we. Yanjye Marina ndamukunda. Marina mwana nare. Igisireye. Ni igisireye cyiza kiri aho. Sagira imico iri sexy ono. Bamwita Rwagihanzi. Rwa Ruhanzi nako. Ugiye kunamo flow za nyuma. Noneho nkubaza utubazo dukeya. Ureke wigendere. Ibyo birenze kabisa. Let's go. Isugiza abagaho kera ubu buri musore afite umukeba ko mbivuga ugahita undebe se nurora ko umuco uri mugenda na mukobwa ugitinya gucembwa nuri under 18 arahenda saa sita z'ijoro arasinda akirukaho imyenda ikizura inzinga mamuti nabyaye baringa nyiri umukobwa najyaga guhinga abumva ibyo abona gusinda twariyekeye two byaye abaginga nawe ukitwumva ngo ajye no kwiga bose bihimbiye umwuga mukubite gatara guhunga mari icyumweru bari kumuvunga ababyeyi bari kudufunga tuzira abana turimo kuzura barapfuye nimwana dusura n'ingimbi nazo zigize abajura amata bari kubananura imibiri reka bari gutatura sike kripa niki wabwira abantu bari badukurikiye kuri The Trends? Bangaranga fanga tanga kingi nongo kingi ringi mingi. Ese byo rori ibiki? Ikibi ni ikirimi kabisa cy'abahungu umuntu wese wagatsatara kizi. Kubafana ba The Trend 250 ikintu nababwira kabisa ukomeze gukora amashare, amasubscribe,
ibintu by'ingenzi byose kabisa mu bikore. Indirimbo zawe bazisanga he? Yama ubu ngubu cano ntago yari yagera hanze, ariko indirimbo zanjye ziba kuri Leaf One Mic Studio. Leaf One Mic Studio Niho usanga ibihangano bya Rwaruhanzi. Bamwitaga Rwaruhanzi. Ikiganiro ni kuri The Trends 250 nakagaruka. Rwaruhanzi igihingwa kitaravumburwa, nivumburwa nzaba meze kurusha imodoka ya Barabas. Nana OG. Power. Yeah man.